Ku bantu twatangiranye guhera kuri episode ya mbere, iyi ngiyi ni episode ya gatandatu ndetse ikaba na finale ku nkuru y'urukundo ndetse n'ubuzima bwa Sharon na Ethan Shaw. Dutangiriye ahangaha rwose Sharon ndetse na Ethan Shaw bari baje mu kirori, ariko iki kirori twabonye ko cyapanzwe na Mr. Swan ubwo yapangaga kwihurira kuri uyu nguyu Ethan Shaw kubera yuko yari amufungishirije umukobwa we wari wishe nyirakuru wa Sharon. Ahangaha rwose Mr. Shaw yari kubaza Sharon ati Sharon we ati none se kubuje muri iki kirori ati wari ubyiteguye ati cyangwa naguhatirije. Umukobwa nawe ati ibingibi nagombaga kubigukorera, nagombaga kuzana nawe ndetse abantu bakongera bakambona. Wibuke ko rwose uyu musore yigeze gutangaza uyu mukobwa, ariko abantu bakomeje kugenda babivugaho byinshi. Mr. Swan nawe ari ahangaha rwose yiteguye kwihorera. Umusore nawe aje atazi birimo kujya mbere, azikaje mu kirori cya kampani ndetse twabonye yuko haje umukire ukomeye cyane bita Mr. Goodman. Bari kwereka abakozi bose muri kampani bari bateraniye aho ngaho basangire n'umukire, ariko bari barimo kugenda bavuga amagambo menshi bavuga ati ariko se uriya mukobwa ko twumvishe yuko yari kwa Mr. Graves ndetse nabo bamwadose gutura musore umuntu w'umukire nk'uriya koko yatinyuka gukundana n'umukobwa nk'uriya. Sharon yabwiye umusore ati mu by'ukuri njyewe ntabwo nitaye ku byo abantu bari hano bavuga ndetse nta nubwo nitaye ku cyo naba ndicyo, atariko icyo nzi nuko njyewe nawe twaremeye kuba twabana. Ethan Shaw arangije amubwira ati mu by'ukuri nanjye sinari nzi ko wavuga ayo magambo, ati hanyuma y'iki gihe cyose nari buze kukureba sinari nzi ko wambabarira pe. Wibuke ko haciye igihe kinini cyane uyu mukobwa aba wenyine, Ethan Shaw ndetse na mama we bategereje ngo bazaze kumureba. Baravuze ati iki ngiki rero nicyo gihe kugira ngo tube twakireka abantu, bahita bafatana bagenda baca mu bantu bari aho ngaho. Iki gusa ni ikirori cyateguwe na Mr. Swan ndetse na Mr. Goodman niwe mushyitsi mukuru uri hano, umwe mu bayobozi bakomeye hano mu bantu batangije iyi kampani, ariko nanone bitavuze ko iyi kampani ya Green Group ari iya Mr. Shaw. Barakwereka Sharon yaje aho ngaho ndetse na Mr. Shaw. Mr. Shaw arangije asuhuza Mr. Swan atereka nizere yuko ari amahoro yakuzanya. Mr. Swan arangije amubwira ati mu by'ukuri wa musore we aturaza kwishyurira ibintu byose wakoze, ati suri kureba abantu bari hano bose, ati mu bantu bari hano bose ndabizi yuko nta muntu ugushyigikiye, ati kandi uraza kubona uburyo ki kuba waramemukiye ari ikintu cyo kwicuza pe. Barakwereka muri ako kanya Mr. Shaw yaje aho ngaho ahura rwose n'abakozi bo muri kampani baba bamaze igihe badahura nawe, baba bakeneye kuba bamuvugisha nk'umubosi mukuru. Umwe mu bakozi aramubwiye ati none se twavugana njye nawe niba ntacyo bitwaye. Sharon arangije aravuga ati okay Shaw mubanze muvugane, njyewe reka njye ku bwiherero rwose ndaba ngaruka. Barakwereka twigarukira hano rwose mu bwiherero, wa musaza ngo ni Mr. Goodman yari avuyeyo, indwara z'abasaza ziba ziramufashe, yari yibagiwe gufata imiti, yari agiye kuyihiriza aho ngaho biba biramurangiranye rwose, umusaza yikubita hasi. Gusa muri ako kanya na Sharon nawe yari arimo kuza aho ngaho, arangije aravuga ati nyakubahwa ni ikibazo ki? Umusaza aramubwira ati reba imiti yangira aho ngaho, ati ndebera imiti yangira aho ngaho yimwe. Umusaza uri hano rwose aba yirwariye za ndwara z'abasaza, imitima cyangwa se n'izindi ndwara nk'iz'abantu bakuze. Sharon yahise afata imiti arangije aho umusaza yari ari mu marembera, ahita afata imiti arayinywa. Gusa uyu musaza ntituramenya ngo ni muntu ki, nibwo tukimubona. Barakwereka Sharon yatangiye kwita ku musaza, agenda rwose amwitaho, amubwira ati humura uri buze kumera neza. Umusaza aramubwira ati mpagurutsa wa mukobwa we. Sharon arangije aramuhagurutsa. Gusa uyu musaza twe nibwo twamubonye, ndetse wibuke ko uyu musaza yigeze kwitegereza Sharon akavuga ati none se umukobwa wanjye uburiya yaba ari umukobwa wanjye cyangwa uriya mwana ni umwuzukuru wanjye? Umusaza uri hano yahise avuga ati none se Nasi ati bimeze bite? Sharon arangije amubwira ati mu by'ukuri njyewe ntabwo nitwa Nasi, ati nitwa Sharon Shaw. Umusaza arangije aravuga ati oya, ati none se ibingibi bishoboka bite? Ati gute waba usa neza nk'umukobwa wanjye? Ati ntabwo ibingibi byaba birimo kwibeshya pe, ati ugombe kuba uri umwuzukuruza wanjye. Sharon nawe yakomeje kwitegereza uyu musaza, yibuka ko uyu musaza yigeze kumubona mu modoka amuhengereza. Umusaza uri hano yaravuze ati mu by'ukuri wa mukobwa we ati uri umwuzukuru wanjye, ati ibi bintu nta kuntu byahurirana. Sharon arangije aravuga ati ariko njye nta kintu na kimwe nzi ku babyeyi banjye. Wibuke kuva twatangiriye iyi filime guhera kuri episode ya mbere, ibintu bya Sharon byakomeje kuba urujijo, na n'ubu ntabwo turamenya ababyeyi be ba nyabo. Kuko uriya mama wa Ethan Shaw yamureze rwose nk'umukobwa uzashyingiranwa n'umuhungu we, ntabwo yamureze nk'umwana we.
kandi twe tugitangira twe tuzi ko ari wowe wamubyaye, ariko mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ku kandi, niyo mpamvu nanjye ndi hano. Barakwereka umukobwa yagarutse ahangaha akimara kuvugana na Mr. Goodman, yagarutse ahangaha ameze nk'uwarwaye. Ethan Shaw amurebye aravuga ati Sharon kumeze gutyo habaye iki? Sharon yitegereje umusore atangira kwibuka ibyo umusaza yamubwiye, ati mama we rwose wa mwana we kuva yakubura, ati mu by'ukuri yahise aba nk'umusazi, yabayeho ubuzima bwe bwose yirenganya ntago ajya ava mu cyumba. Ati mama wawe yarakubyaye, atariko amaze kumenya yuko agiye kubona umusore babana, ati yaje kuba yakora amakosa yo kuguta, ariko ndakwinginze wa mukobwa we, ati ntuzigere umurenganya mama wawe. Ati yego wenda yakoze amakosa, atariko mu by'ukuri musabiye imbabazi, ati nawe ndakeka ubu ngubu yarihanye, ati hanyuma y'igihe cyose amaze. Bivuze ngo umubyeyi wabyaye Sharon yamubyaye rwose akiwe iwabo, ariko amenye yuko ari umusore ugiye kumushaka. Umubyeyi rwose ahita amujugunya kugira ngo atagira umenya yuko yabyariye iwabo. Ngo mu kuza kujugunya Sharon uwo rwose bapanze kubana, nawe byarangiye batabanye, birangira umubyeyi ashatse umwana we yanataye aramubura. Umusaza yabwiye Sharon uburyo ki mama we yabayeho iyi myaka yose, yabayeho yicuza ndetse ategereje kuzabona umwana we yataye. Barakwereka Ethan yaramubwiye ati Sharon, ati rwose ibyo ngibyo sinzi impamvu byakaguhangayikishije, ati yaba mama wanjye arahari, ati kandi n'uwo ngo turi buze kuba tumenya ibye. Sharon yaravuze ati mu by'ukuri ndumva mpangayitse ndetse numva naza ahantu ndi pe. Barakwereka Mr. Swan yahise afata ijambo aho ngaho, wazi ko iki kirori cyakoreshejwe kugira ngo rwose aze kuba yateza ibyago cyangwa se aze kuba yakangisha abantu uyu Mr. Shaw. Abari hano bose batangiye kujujura bagenda bavuga ati ariko se mugani gute boss wacu koko yashaka umukobwa utazwi, umukobwa utagira iwabo? Mr. Swan yafashe ijambo hano atangira kuvuga ati hari ibintu nshaka kugira ngo hano rwose bisobanuke. Ati Mr. Shaw ndetse na mama we bigeze gutoragura umwana w'imfubyi, barangije baramugurisha kugira ngo bibonere amafaranga. Ubwo ni Sharon bavugaga. Sharon nawe yahise ahindukira areba Mr. Shaw. Mr. Swan arangije aravuga ati Mr. Shaw, ibyo mvuze se kandi uri buze kubihakana? Mr. Shaw arangije amubaza ati none si ibyo nibyo byatuzanye hano kandi? Umugabo uri hano arangije aravuga ati nizere yuko umuryango wanyu ukozwe n'isoni ku bintu rwose mwakoze byo kuba mwatoragura umwana w'imfubyi, mwarangiza mukamugurisha kugira ngo mwibonere amafaranga, ariyo mwatangije business zanyu. Umusore arangije amubaza ati ariko se Mr. Swan, wacunga umunwa wawe ndetse n'ibyo urimo kuvuga ku bakozi bose rwose bateraniye aha, urumva yuko uyu mugabo yari ari kugenda rwose asebereza Mr. Shaw mu ruhame. Mr. Swan yakomeje kuvuga ati umuryango wa Mr. Shaw, ati rwose nta cyubahiro wakakwiye kugira, ati umuryango ufata umuntu ukamugurisha kugira ngo ubone amafaranga. Ngo barimo kuvuga Sharon ndetse hano na Sharon barimo kumusebya. Sharon rwose yatangiye kwirukanka gasohoke akurikije amagambo abantu bari hano bari kuvuga. Umusore arangije amufata ati Sharon nugira hoge. Abakozi bose bo muri company batangiye kuvuga ati gute bakora ibintu nk'ibyo, ati ibyo bintu ntabwo umuntu burimo pe. Mr. Swan yaravuze ati iki ngiki nicyo gihe rero, ati umuryango wa Basho, ati wishyura ibyo wakoze, ati kubera ko uyu mukobwa yaje kuba yabona umuryango we. Barakwereka Sharon nawe yahise yikanga yuko ko na wa musaza Mr. Goodman yamubwiye ko ari sogokuru. Abakozi bari hano baravuze ati rwose ibyo bintu ntabwo byari bikwiye, ati kuba bafata umuntu bakamugurisha ku bw'inyungu zabo. Umusore hano rwose barakwereka muri ako kanya umushyitsi mukuru wari wateguye n'icyo kirori yaraje aho ngaho. Bibuke ko kandi ari umwe mu batangije rwose iyi business, kandi ari nawe umushyitsi mukuru ndetse akaba n'umukire uri hano. Barakwereka abakozi bose bahise bahindukira ngo bumve icyo ngo Mr. Goodman abivugaho. Wibuke ko ari nayo mpamvu uyu musaza Mr. Swan yazanye uyu Mr. Goodman kugira ngo rwose babe bakora iki, babe bahemukira uyu nguyu Mr. Shaw. Barakwereka Mr. Swan yahise aza ahangaha imbere ya Mr. Goodman arangije amubwira ati rero, ati ibintu byose ahanga biri clear, ndetse na Mr. Shaw yamaje kwemera icyaha cye cy'uko umuryango wabo wafashe uriya mukobwa umwuzukuru wawe ukaba wamugurisha. Ndetse hano barimo kuvuga yuko Mr. Shaw ndetse na mama we bagurishije Sharon kwa Mr. Graves bariya bamureze kugira ngo rwose bibonere amafaranga yo gutangiza business zabo ndetse no kuba bakiberaho neza. Kandi koko wibuke ko ubwo Mr. Shaw yari arwaye kera kiri umwana, umuryango kwa Mr. Graves nibwo wadobuse Sharon, hanyuma ugasigira mama wa Mr. Shaw amafaranga yo kuba yavuza umwana we w'umuhungu wari usigaye ari we uyu Sharon. Bisa nkaho ibyo bari kubashinza bitagiye kure y'ukuri rwose.
Sharon hano yatangiye kumva akozwe n'isoni kubera ibintu bari bari gushinza Mr. Shaw. Mr. Swan nawe akomeza agenda ashyiramo amagambo Mr. Goodman amwumvisha uburyo ki Mr. Shaw ndetse na mama we bikunda, avuga ati mu by'ukuri ntabwo bari bakwiye icyubahiro bafite, ati niyo mpamvu n'ubwo iyi business rwose bayikuye mu biganza byawe, atugomba kuyibaka ndetse uriya musore we na mama we bagafungwa, ntabwo bagakwiye kuba bariho. Mr. Goodman yaravuze ati oya, ati ntabwo ari gutyo biri buze kugenda, yuko uyu musaza yigeze guhura nande na Sharon rwose inyuma aho abantu batigeze bababona. Umusaza uri hano yaravuze ati mu by'ukuri, ati ndishimiye kuba uyu munsi navumbuye ko umwuzukuru wanjye akiriho, ati Sharon ati vayo hano. Abantu bari hano bose bakomeje kugenda bibacanga bibaza ati ariko se kuri uyu munsi ni ibiki biri kubera hano. Umusaza uri hano yaravuze ati mu by'ukuri uyu munsi nishimiye kuba nabamenyesha yuko uyu nguyu Sharon ari umwuzukuru wanjye. Ubwo rero abantu bose bavuga ko rwose uyu mukobwa atagira hava ndetse atagira n'iwabo, ati mugomba kumenya yuko ari umwuzukuru wanjye, kandi yuko ko uyu musaza niwe muntu ukomeye uri hano ndetse ni nawe uvuga ikintu hano kigashyirwa mu bikorwa. Mr. Swan yakomeje kumva rwose uyu musaza ngo ni Mr. Goodman nta kibazo afite kuri Mr. Shaw, arangije amubaza ati none se uriya Mr. Shaw ntabwo ari buze gufungwa we na mama we bitewe n'ibyaha bakoze byo kuba bagurisha umwuzukuru wawe? Uyu Mr. Goodman yaravuze ati buya, ati se kubera iki ibyo ngibyo byaba kandi umwana wanjye baramwitayeho guhera na kera? Ureba umusaza ngo ni Mr. Goodman ngarahinduka uyu nguyu Mr. Swan. Ethan Shaw yaje hano aranje abwira Mr. Swan ati mu by'ukuri ibyo bintu uri kuvuga naho bihuriye n'ukuri pe. Ati uyu mukobwa ngiye na mama twakoresheje ibishoboka byose ngo tuzamwiteho nk'umwana wacu kugeza ageze ubu ngubu, ndetse Sharon ubu ngubu afatwa nk'umwana wacu, sinzi impamvu byita yuko twigeze kumugurisha. Mr. Swan aranje avuga ati ariko ibyo ngibyo ni ibintu abantu bose bazi. Ati uyu mukobwa se yitwaga Graves mutarazi ejo bundi ngo mumuhindure amazina? Ati mu by'ukuri we Mr. Shaw ugomba kuba wafungwa we na mama wawe kubw'amakosa yanyu. Mr. Goodman aranje aravuga ati ariko se Mr. Swan kubera icyo uri gutinyuka kuba waharabika umuyobozi wawe? Umugabo uri hano rwose yahise avuga ati no, ibi bintu ntabwo nabyemera. Ati Ethan Shaw ni ibiki wahaye Mr. Goodman? Ati ugombe kuba rwose wamuhaye ruswa. Barakoreka muri ako kanya babonye umugabo uri hano ameze nk'uwasaze, babona ari guharabika n'abayobozi bari hano kandi abayobozi bari aha bakomeye, ndetse barakoreka bari bazanye n'ibipapuro bigaragaza yuko uyu mukobwa ngo ni Sharon ari umwuzukuru wa Mr. Goodman. Umusaza uri hano yaravuze ati se simureba? Ati nk'uko nabivuze byose niko bimeze, uyu mukobwa ni umwuzukuru wanjye. Gusa wibuke yuko n'uyu Ethan Shaw ashimishijwe nibura no kuba Sharon abonye umuryango we. Uyu nguyu ngo ni Mr. Swan rwose yashakaga kwangiza ubuzima bwa Sharon ndetse na Ethan Shaw, none byarangiye ahubwo atangiye kugaragara nk'aho ibyo ari kuvuga byose ari amafuti ndetse ari n'ibinyoma. Yakomeje kwihagarara avuga ati none se kuba umukobwa ari uwawe byo ntabwo biri buze gutuma uyu Ethan Shaw ndetse na mama we bafungwa? Ati ntabwo bakagombye kuba bakiri hano ndetse n'iyi kampani bakwiye kuyibaka. Sharon yaravuze ati mu by'ukuri wa mugabo w'ibyo uri kuvuga nta na kimwe ubiziho. Ati inkuru yanjye y'ubuzima yarahindutse. Ati umuryango wonyine ngira ni Ethan Shaw ndetse na mama we, gute utinyuka kuvuga rero ngo barangurishije? Ese ni ukubera uyu muryango wanjye muri kuvuga nigeze menya kuva nyiri umwana? Barakwereka umugabo uri ahangaha rwose babonye ibyo ari kuvuga atabihagazeho ndetse arimo gusebya n'abayobozi, barangije bahita bamufata. Yatangiye gutabaza uyu musaza yari yazanye ngo amwifashishe, avuga ati Goodman gute wareka ibi ngibi bikaba? Ati gute wari kuri wa musore akakugira ikigoryi? Arangije aravuga ati wa musore we, ati ntabwo birangiriye ahangaha, ati uzambona. Mr. Shaw arangije aramubwira ati mu by'ukuri Mr. Swan we, ati ntabwo ari uko nguko biba bigomba kugenda. Ati nawe nakubwiye na mbere hose, ati wagombaga kwitonda. Barakwereka umusaza uri hano w'icyari kimuhangayikishije ni uko yibonera umwuzukuru we. Arangije aramubwira ati mu by'ukuri Sharon, ati mu rugo bakeneye kukureba, ati ndakwinginze pe, niba ntacyo bigutwaye waza mu rugo, ati nibura tukareba yuko mama wawe aba muzima. Bivuga ngo umubyeyi wabyaye Sharon nyuma yuko umusore wari umubeshye ko bagiye kubana birangiye batabanye, yahise rwose aba nk'umurwayi ngaba mu nzu, ntabwo yigeze ava mu cyumba, yicuza kubera yuko yataye umwana we ngasanze undi musore, none bikaba byararangiye n'uwo musore batabanye. Barakwereka twigarukire hano, ntabwo Sharon yahise atahana na Mr. Goodman, ahubwo yagarutse kwa Ethan Shaw. Hano mama wa Ethan Shaw yari arimo kumwambika, avuga ati wa mukobwa we noneho ubu ngubu, ati ndakeka witeguye pe.
ati ubu ngubu noneho nawe wajya muri kampani, ati wajya muri Green Group ugakora nk'abandi bakozi bose, ndetse bagomba kuguha umwanya wo hejuru wegereye Ethan Shaw. Ati ikindi kandi mwana wanjye, ati buri muntu wese uzajya akubwira n'abashaka kugusebya, ati ufite uburenganzira bwo kumusubiza, ntabwo ugomba guceceka. Ati ikindi kandi nawe Ethan Shaw ugomba kwita kuri Sharon, ugomba kumenya yuko kandi arizo nshingano zawe. Mama wa Ethan Shaw yakomeje hano rwose agenda abaha inama, abwira Sharon ati ikindi kandi ndishimye kuba nibura wabonye umuryango uvukamo. Sharon rwose muri ako kanya telefone ye yahise isona, arangije ngo arebe, umukobwa yahise atungurwa ntumbaze ngo nibiki abonye kuri telefone ye. Sharon yaramanuye, kumbe mu kureba yasanze ari university yamwemereye kuba yajya kwigayo. Sharon ibyishimo byaramurenze, bose baribaza ati Sharon ni ibiki? Ati twereke. Umusore rwose hano nawe yagize amatsiko, yabonye umukobwa atunguwe. Sharon arangije aravuga ati Ethan Shaw, ati mu by'ukuri, ati ndabikoze hanyuma y'igihe kinini. Wibuka ko uyu mukobwa ntabwo yari yarize kaminuza. Mr. Shaw yaramubaje ati none se nibiki urimo kuvuga? Ati reba rwose, ati kampani ya mbere ikomeye muri iki gihugu, ati yanyemereye kuba najya kwigayo. Ethan Shaw arangije amubaza ati none se ibi ngibi wabisabye ryari? Beretse mama wabo nawe arangije arishima, avuga ati mu by'ukuri ni iby'agaciro, ati wa mukobwa nawe ugomba kugenda ugakomeza ndetse ugasoza amashuri yawe. Sharon yaravuze ati mu by'ukuri, ati hari haciye igihe kinini mbandikiye, ati sinari nzi ko ibi byose byakunda, ariko nanjye nahoranye icyizere mvuga ngo nziga rwose nsoza amashuri ubundi nanjye nze mbashake. Nari nzi ko rwose mwe mutazigira mugaruka kunshaka kuko nabonaga mwaratinze. Umubyeyi uri hano yaravuze ati mu by'ukuri wa mukobwa we, ati ufite ubwenge kandi uri umwana mwiza pe. Mama wa Ethan Shaw ndetse na Sharon ubona yuko yari abishimiye, ariko twamaze kumenya iby'inkuru ya mama wa Sharon. Twigarukire hano ku muryango wa Mr. Goodman, uyu nawo n'undi muryango mushyashya batweretse, gusa twamaze kubona nde uriya musaza. Bari hano rwose bari kwitunganya, bavuga ati gute ibi byose byashoboka. Ati ntabwo uyu mukobwa wa Nasi yakabaye akiriho kugira ngo aduteze ibibazo pe. Uyu n'uwundi muryango wo kwa Mr. Goodman, ndetse nabo twabonye ko ari bamwe mu bakire rwose bakomeye cyane. Umusaza uri hano yaravuze ati ariko se ubwo ayo magambo yose muri kuvuga nayiki? Ati hanyuma y'igihe cyose umukobwa wanjye yari amaze ameze nk'urwaye, ati nyuma na nyuma umwana warabonetse, none mwe muri kuvuga gutyo? Umusaza yabajije umukozi aramubaza ati none se wabimubwiye ko umukobwa we yabonetse na nubwo ntagashaka kuza hano? Barangije baramubwira ati cyane rwose aracyameze nk'uko yari ameze na mbere. Wibuke ko mama wa Sharon, ati nyuma yaho yicujije kubera ko yataye umukobwa we, byatumye bimuviramo uburwayi bwo kutajya ava mu nzu. Abari hano rwose basigaye bitunganya, abo twakita nk'aba oncle wa Sharon basigaye bitunganya bavuga ati ako gakobwa gute katinyuka kuba kagiye kuza mu muryango wacu? Ati gashaka kuba kakiba imitungo, yari kuzatwarwa n'abana bacu. Bigaragara yuko n'ubundi uyu muryango Sharon agiye kuzamo nta muntu n'umwe umwishimiye usibye mama we ndetse n'uriya musaza mukuru w'umuryango tubonye bita Mr. Goodman. Barakwereka umukozi yahise aza hano, arangije aravuga ati mu by'ukuri mbonye Sharon ndetse na Mr. Shaw baje hano, gusa bari hano bose nta muntu n'umwe bishimiye. Barakwereka Sharon yaje hano yishimye kuba agiye kubona mama we wa nyawe umubyara, ariko umuryango yari asanze hano rwose nta muntu n'umwe umwishimiye. Barakwereka bose bari aho ngaho bavuga ati ntabwo twari twiteze yuko umukobwa wa Nasi yaba ameze nk'uriya, yaba ameze nka kariya gakobwa rwose. Sharon yatangiye kumva abantu bari hano nta muntu n'umwe uri kumuvuga neza, kandi we yarazi ko aje kureba mu muryango we wa nyawo. Barakwereka umukozi yatangiye kubaha ibyicaro, arangije aravuga ati rwose mwakicara nta kibazo, gusa bari hano bose nta muntu n'umwe ubishimiye ndetse nta muntu n'umwe uri kuba yabavugisha. Sharon yarabitegereje aravuga ati byange bikundi muri aba ngaba ntago harimo mama wanjye. Umusore arangije afata intebe ngahe Sharon yicare. Umugabo umwe mu bari aho ngaho akaba na oncle wa Sharon yaravuze ati se gute watinyuka guha ako gakobwa intebe ngo kicare sogokuru ataraza? Atereka sogokuru abanza ze, ati mwe muraza kuba mwicara nyuma. Barakwereka bari aho bose baravuze ati yego, ati niko bimeze, ati wenda uwo ngo ni Mr. Shaw we yakicara, atari ko ku gakobwa katazwi nko mu moko yako nako kagomba kwicarana n'abandi. Barakwereka Mr. Shaw yaragiye kurwana agize umujinya bitewe n'ibyo abantu bari aho bari kuvuga. Sharon ahita amuhagarika, araje avuga ati reka twiyicarire. Sharon ubona yuko nawe rwose amaze gutinyuka, nta muntu n'umwe ukimukanga.
Sharon yaravuze ati mu by'ukuri niba muri mwe mwese muri aha nta muntu n'umwe nje kureba, sinzi n'impamvu nakavuganye namwe ndetse nta n'uwo nasabye icyicaro cyo kuba nakicaraho. Ati rero murekere aho ngaho. Abari hano batangiye kuvuga ati ubundi gute agakobwa nka kariya katize katinyuka kuba kashyingiranwa n'umusore nk'uriya. Ati wize rwose akaba yagera ku cyiciro cye hejuru cy'amashuri. Ati akaba afite na business zigeze hariya. Umusore yatangiye kumva yuko barimo kuba basebya Sharon. Gusa agenda bumva arangije arabihorera. Bakomeje bavuga ati mu by'ukuri kari agakobwa ntabwo kari gakwiye biriya. Ati none se Sharon, umva ukuntu Anti we yatangiye kumubwira ati waretse umukobwa wanjye akaba ari ushyingiranwa na Mr. Show, ubundi wowe rwose tukaba twagushakira undi muntu mushyingirana. Ati si byaba ari byiza kuko urebye we ntabwo wigeze wiga kandi umukobwa wanjye we yarize. Rero urumva ko kitaba ari ikintu kiza ku mukobwa nkawe rwose kuba washyingiranwa n'umusore nk'uwo. Mr. Show yarababaje ati ariko se njye nigeze mbabwira ko hari undi mukobwa nkeneye. Umugabo uri hano nawe yumvise rwose umugore we basa nk'abari kumusebya, ariko umugore uri hano akomeza guhatiriza avuga ati mu by'ukuri Sharon wowe ntabwo ibintu nk'ibyo ngibyo bikwiriye pe. Ati umukobwa nkawe yarakwiye kubanza kwiyitaho agashakisha ubumenyi ndetse akaba yashakisha n'ibyo akora. Nese ubu ngubu nkawe uzabana na Mr. Show ubundi ube wakora iki? Uzajya wirirwa mu rugo ube nk'umukozi? Uzajya ukora iki? Ibyo bintu ugomba kubitekerezaho wa mukobwa we. Ati rwose ugiye kubera Mr. Show umutwaro. Rero icyiza ni uko wareka umukobwa wanjye n'ubundi mufitanye isano akaba ari we wibanira na Mr. Show. Sharon yaramubwiye ati none se urakeka yuko ngiye na Mr. Show tutaberanye? Umugore uri hano agiye kumukoraho rwose ati Sharon mwana wanjye rero. Sharon arangije nawe amwiryaho ahita akuraho intoki kugira ngo uyu mugore atamukoraho ndetse atazanamumenyera. Barakwereka umugore uri hano yakomeje kumvisha Sharon uburyo cyo aciriritse agomba kureka ahubwo umukobwa we ko bangana akaba ari ushyingiranwa na Mr. Show. Ariko Sharon akomeza kugenda amwumva uburyo ari kuvuga muki ati n'ubundi we ntabwo wize kandi umukobwa wanjye we yarize. Rero sinzi ukuntu washyingiranwa n'umusore nk'uwo nguwo wize ndetse akagera ku rwego rwo hejuru akaba ari n'umukire. Ati wa mukobwa rwose iyo ngiyo ni faveri twari turi kukugirira kugira ngo nawe tube twakwakira mu muryango wacu ube umwe mu banyamuryango ndetse uba ufite n'ikintu wakoze ku muryango wacu. Umugabo uri hano nawe yakomeje abyungamo avuga ati n'ubundi reba Sharon wowe ati rwose nta hantu wigeze ugera. Ati kandi ikindi mfite umushoferi wanjye mwiza. Ati ndabizi neza yuko mwaberana. Ati rero icyaba cyiza nuko rwose twaguteretera uwo mushoferi wacu akaba ari we mubana ubundi umukobwa wacu akaba ari ubana na Mr. Show. Mr. Show rwose yari agiye kubabwira nabi hano. Sharon arangije aramufata aramubuza. Sharon arangije ababaza ati none se uwo mukobwa wanyu we afite amashuri angana iki? Barangije bamubwira ati mu by'ukuri umukobwa wacu ati nawe yize muri university ikomeye. Sharon yababaje ati none se niba ntacyo bitwaye rwose mwambwira iyo university umukobwa wanyu yizemo? Abari aha ngaha bose batangiye kuvuga ati none se ubundi kubera icyo ashaka kuyimenya uriya karinjije ndetse itaranize. Abari hano bo bazi ko rwose Sharon ari umukobwa ukuriye mu rugo atigeze yiga. Barangije baravuga ati mu by'ukuri we ntabwo wakijyanya n'umukobwa wacu kuko umukobwa wacu yize rwose muri university ikomeye yo muri uyu mujyi. Sharon arangije aravuga ati okay none si university niyo mushaka kugereranya niyo ngiye kwigamo? Avuga ati mu by'ukuri uwo mukobwa wanyu ndumva ari umuntu ukomeye ariko nanjye ubu ngubu tuvugana rwose uyu munsi nakiriye ibaruwa inyemerera kujya kwiga muri university ya mbere muri iki gihugu. Ese murayigereranya niyo muri uyu mujyi turimo? Bose barangije barikanga baravuga ati se ubundi urajya kwiga muri university wa gakobwa we wigeze wiga na primaire? Sharon yaravuze ati niba mutanyizera ngaho mufate mu byirebere. Abari hano bari bazi yuko Sharon atigeze yiga rwose ari umwana wabayeho ubuzima bwe bwose yiruka mu miryango. Batangiye kwitegereza barumirwa baravuga ati gute ibingibi bishoboka gute kari agakobwa kaba karize? Mr. Show yaravuze ati mu by'ukuri ntabwo ari ngombwa rwose ngo abibemize, ibingibi nibyo niko bimeze kandi ikindi kandi kabone nubwo yaba atarize ntabwo rwose njye uwo mukobwa wanyu mukeneye pe. Abari hano ariko nanone ntabwo bavuye ku buzima bakomeje guhatiriza bavuga ati ariko nanone kabone nubwo Sharon we wajya kwiga ati mu by'ukuri ntabwo wari ukwiye uwo musore. Ati uwo musore yari akwiye umukobwa mwiza nk'umukobwa wacu. Abari hano nabo bari kwikunda uyu musore kubera ko babizi ko ari umukire ndetse ko ari nawe wasigaranye kampani yahoze ari iyabo nubwo nabo bafite izindi, ariko barumva rwose atashyingiranwa nande na Sharon kuko Sharon ari umwana wo mu gasozi ndetse aha ngaha bamufata nk'umwana w'igicibwa kuko mama we yamubyaye atarashaka. Mr. Show yaravuze ati mu by'ukuri ayo magambo muri kuvuga muyafate cyangwa se ibintu byanyu mwese bize kurangira nabi. Ati mbe nabashirishamo kuko nguko
ni uguharabika umugore wanjye. Ati ibyo mwavuga byose Sharon ni umugore wanjye, yaba yarize yaba atarize, uko mwabigenza kose nta kintu mwakora ngo mubihindure. Ikindi kandi mbere yuko ajya kwiga njye nawe turaza kubanza dusezerane ubundi abona ajye kwiga. Ndetse 1/2 cya kampani yacu kigomba kuba icya Sharon nk'umugore wanjye. Rero sinzi impamvu mwese muri kuvuga ibyo ngibyo bacyumva yuko rwose Sharon bamuhaye ubwo burenganzira. Abari aho bose batangiye kuvuga ati ntibishoboka, ati uwo mukobwa w'ikinyendaro gute watinyuka kumuha ibyo bintu. Bakivuga iryo jambo mama wa Sharon rwose utarajyaga ava mu nzu yahise aza avuga ati gute mwatinyuka kwita umwana wanjye icyo kizina. Sharon nawe yaratunguwe, wibuka ni ubwa mbere abonye mama we bavuze ko yamutaye akiri umwana. Abari hano bose bahise bikanga avuga ati wowe wa mugore w'umusazi gute watinyuka kuva mu cyumba aho wari ufungiwe. Barakwereka kimwita umusazi. Mama wa Sharon yahise afata inzoga zari ziraho arangije ahita zimumena mu maso. Ubwo ni anko wa Sharon. Mama wa Sharon yaje hano yarakaye avuga ati gute mwatinyuka kuba mwambwira umwana amagambo ameze nk'ayo ngayo. Ese hanyuma y'igihe cyose ni ibingibi mwari mutegereje cyangwa mwari mwishimye kubera ko nari imeze nk'umuntu usinziriye nta kintu na kimwe njya mvuga? Barakwereka n'umusaza yaje ahangaha avuga ati mwese mwagakwiye gukorwa n'isoni. Ati ikindi kandi mugomba kumenya ko guhera uyu munsi ubwo umukobwa wanjye yabaye muzima, ati rwose ubu ngubu niwe mukuru w'umuryango ndetse niwe ufite imitungo yose y'umuryango mu maboko ye, niwe ugomba kugenga ibizabera hano. Umusaza nawe yahise afata ibintu bye byose by'umuryango arangije abyegurira nde mama wa Sharon. Abari aha bose baravuze ati no, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ati ntabwo twakemera ko imitungo yose uyiha uwo mugore w'umusazi. Ati uwo mugore w'umusazi gute watinyuka kumuha ibintu byose? Umusaza uri hano yaravuze ati ibyo ngibyo niko bigomba kugenda kandi nta n'umuntu n'umwe hano uri buze kurenga ku ijambo ryanjye. Ati wumva atemeranwa nanjye ava aha ngaha agende. Barakwereka umusaza akimara kuvuga ibyo ngibyo abanyamuryango bose barivumbuye baravuga ati ibi bintu ntabwo twabyemera. Ntabwo uriya musaza yafata ibintu byose by'umuryango akabishyira mu maboko y'uriya mugore w'umusazi umaze igihe kinini atavuga. Ati kubera ko umunsi umwe yahagurutse akavuga kuko bamubwiye ko umukobwa we yabonetse. Barakwereka bari aho ngaho. Umusaza nawe yahise asaba Mr. Show yuko bajyana kugira ngo mama wa Sharon abe yasigarana na Sharon babanze bavugane. Sharon disi nawe agahinda karamwishe agira n'isoni zo kureba mama we mu maso. Ibuke ko mama we yari amaze imyaka myinshi atavuga abayeho nk'umurwayi wa paralize kubera ko yari yarabuze umukobwa we, ariko twe turabizi yuko ari we wamutaye azi ko agiye kubona undi mugabo, ariko bikaza kurangira byanze ko ashaka undi mugabo. Umugore hano disi yatangiye kurira yicuza, yashatse kwigira Sharon gusa nawe isoni ziramwica. Sharon arangije aravuga ati mama ntabwo ari ngombwa rwose ngo ube waba gutyo. Umukobwa yegereye mama we ngo abe yamuhumuriza. Wibuke ko disi uriya musaza yari yamusabiye imbabazi. Sharon akimwegera kimukoraho, mama we nawe yahise amwegera arangije aramuyambira n'ibyishimo cyane ndetse arimo kurira avuga ati wa mwana we nari nzi ko nazongera kukubona ndetse nari nzi ko hanyuma y'iyi myaka yose utakiriho. Sharon yamubwiye ati nta mpamvu yo guhangayika rero, ubu ngubu nanjye ndi hano ndahari kandi nta kibazo na kimwe nigeze ngira. Nahangaha inkuru y'ubuzima bwa Sharon ndetse na Ethan Show irangiriye. Mushimira wowe wabanye natwe kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Mwibutsa kandi utarakanda subscribe kuyikanda kubera ko guhera uyu munsi tugiye gutangira indi nkuru nziza cyashya kandi iryoshye. Rero reba neza ko wakanze subscribe kugira ngo itazajya gucika ndetse izajya ijyaho buri munsi. Bye bye, ndabakunda cyane.